Hello everyone, nitwa Jean Pierre. Ushobora kunyita Peter cyangwa se ukanyita DJ Litos. Hari abantu benshi bagiye bansaba ko nabigisha gucuranga gitari, ariko mu by'ukuri bitewe n'uko turi ahantu hatandukanye ariko dufite ikiduhuza, nshobora kuba nakoresha ubu buryo nkabasha kugira ubumenyi ntanga, nkabasha kugira abantu benshi nafasha. Hari uburyo bwinshi abantu biga gitari, hari uburyo bwinshi ushobora gusacinga ahantu henshi hatandukanye ukaba wamenya gucuranga gitari. Nanjye ndifuza gutanga contribution yanjye, umusanzu wanjye kuri ubwo bumenyi. Mu by'ukuri gitari ni ikintu umuntu agenda amenya ibintu byinshi bitandukanye umunsi ku munsi, ugenda wiyungura ubumenyi butandukanye bitewe n'aho wigiye n'uburyo wayizemo. Hari amashuri ayigisha, hari abantu biga gitari mu buryo bwinshi butandukanye. So njye navuga ko ahanini gitari nayigiye kuri YouTube, ngerageza gushakisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, mbasha kuba hari ubumenyi uyu munsi mfite, so nifuza gusangiza abandi. Niba mu by'ukuri ntekereza ko hari abo bizafasha, ntekereza ko hari improvement bizongera ku bantu bamwe na bamwe. So niyo mpamvu nifuje kuba nasangiza ubumenyi mfite abandi bantu batandukanye bazabasha kureba izi video ngiye gukora, zizagenda zikurikirana. Ndibuka njya gutangira kwiga gitari, nabajije umushuti wanjye, naramubwiye nti ndifuza kuba nakiga nibura kumenya gucuranga indirimbo imwe yonyine. Numvaga gucuranga indirimbo imwe gusa byaba bihagije, numvaga ari ikintu cyaba gihagije, nta bindi byiyongereyeho, ko numvaga nkunda umuziki, numva nkunda gucuranga, ariko nkareba umuntu ubikora nkabona ni byiza, numva birandyoheye. So naramubwiye nti ndashaka kumenya indirimbo imwe, ariko yaranshubije ambwira ikintu cyiza nanjye nifuza kubabwira. Ntabwo kwiga gitari cyangwa kwiga gucuranga ari ukwiga gucuranga indirimbo. Yarambwiye ati ntuzige gucuranga indirimbo, ahubwo uzige gucuranga amanota, kuko amanota niyo avamo indirimbo, kandi indirimbo nyinshi zitandukanye. So byatumye ngira umuhate ntangira kwiga amanota y'ibanze, nubwo bitari byoroshye mu by'ukuri, kuko nahuye n'urugendo rukomeye rwo kwigisha, gushakisha ubumenyi butandukanye, ariko hari ibyo nagezeho uyu munsi. Hari byinshi nabashije kumenya ku muziki, kuri gitari, kuri piano n'ibindi. So tuzagenda twigana. Comments zanyu zirakenewe kugira ngo nzamenye se ni hehe nshobora kuba nabafasha, ni hehe nakongera ku bumenyi, ni hehe tugafatikanya tugashakisha kugira ngo turebe ko hari urundi rwego twageraho. Kuko ntabwo ari abantu bose bazabona ubushobozi bwo kujya mu ishuri kwiga, ariko kubona instrument birashoboka. Ushobora kuyigura, ushobora kuyihabwa as a gift, hanyuma ugatangira kuyiga, ejo nawe ugatangira gucuranga. Gucuranga biraruhura, birashimisha, bishobora gutuma winjiza amafaranga ku buryo runaka, ariko ikintu cy'ingenzi burya mu bintu byose uzakora ntuzashyira imbere amafaranga, ahubwo uzashyira imbere ubumenyi. Ikigushimisha muri wowe n'ikizashimisha abandi bantu. Just gukora ibintu wumva ukunze cyangwa se ibintu wumva byashimisha abandi bantu, ibindi byose bizagenda biziraho nyuma. Kureba mu by'ukuri, iyo umuntu afata gitari, iyo ufata gitari uyifata gute mu buryo bwiza. Gitari ziratandukanye, ntabwo zose zifite shape zimwe, zifite amashape atandukanye.
ariko uburyo zifatwa uzasanga akenshi ari uburyo bumwe. Iyo wicaye gitari yawe uyitereka ku kibero, ni ukuvuga urabona niba ifite iyi shape, hari uburyo uyiterekamo neza ku buryo bihura. Niba itameze gutya nabwo uzayiterekaho ku buryo wumva ko iri comfortable, cyangwa se wumva ko nta kibazo, nta kintu kiri bukugore. Hanyuma iki kiganza cyacu tugikoresha kuri uru ruhande rwa hano, dukora tugrata imirya. Tuzabona uburyo butandukanye bwo gukora grattage. Hanyuma ukuboko kwacu kw'imoso kugakora amashape, cyangwa se ukagenda gufata amanota agiye atandukanye. So nabyo tuzagenda tubona ayo manota uko bizagenda biza. Ku bantu bakoresha imoso, akenshi uzasanga hari abakoresha iyi gitari n'ubundi hanyuma bakayikoresha icuritse. Barahari, hari abantu bafata gitari icuritse bakoresha imoso, ariko hari n'amagitari yagenewe abantu bakoresha imoso, kubera yuko iyo uyicuritse yamirya, ni ukuvuga ngo umurya wabanzaga hano uhita ujya hejuru ugahita uba uwanyuma. So hari izindi gitari z'abakoresha imoso. Ku bantu mukoresha imoso muzashakishe mumenye, zirahari aho bafata iyi mirya bakayihindukiza ku buryo ijya umurya n'ubundi wari wagiye hasi wongera kugaruka hejuru, noneho ukaba nayo wakurikira amasomo bitandukanye. Gusa hari n'andi masomo agiye atandukanye ushobora gushakisha kuri ari specific ku bantu bakoresha imoso. So ikintu tugiye guheraho, tugiye guhera kumenya uburyo amanota yitwa ku bantu bakoresha system y'ururimi rw'igifaransa n'abakoresha system y'ururimi rw'icyongereza. Ibyo bizadufasha cyangwa binafashe umuntu ushobora kuba azi system y'abakoresha igifaransa kuba yabasha kugendana natwe, kuko iri somo tuzakurikira kuri system y'abakoresha ururimi rw'icyongereza, tugenda dukomeza gukurikira aya masomo. So reka dutangire. Abakoresha ururimi rw'igifaransa iyo basoma amanota cyangwa se bavuga amanota, bakoresha uburyo bwitwa do, re, mi, fa, sol, la, si. Hanyuma ugatangirira kuri do. Ni ukuvuga ngo muzike igizwe n'amanota 7 ubusanzwe. Ayo manota akagenda yisubiramo, tuzagenda tubibona bitandukanye uko tuzagenda dukomeza kwiga gitari. Nibiba na ngombwa wenda tukazabona n'umwanya wo kuba twakiga kuri piano. So hanyuma tugiye guhuza ese aya manota ahura ate mu rurimi rw'igifaransa, abakoresha ururimi rw'igifaransa n'abakoresha ururimi rw'icyongereza. Do mu rurimi rw'igifaransa ihinduka si mu bakoresha system y'ururimi rw'icyongereza. Re igahinduka di, hanyuma mi igahinduka i, hanyuma fa igahinduka f, sol igahinduka g, la igahinduka e, si igahinduka b, hanyuma do ikagaruka ari si. Iyo do ni ya do ya nyuma yongera gutangira indi sequence. Ni ukuvuga tugira do, re, mi, fa, sol, la, si, tukagaruka kuri do. Mu cyongereza cyangwa abakoresha system y'icyongereza tukagira c, d, e, f, g, e, b. Nayo mazina tuzagenda twifashisha. Hanyuma habaho ibindi mu gifaransa bita dièse. Dièse, amanota ari dièse ni amanota mu cyongereza bita sharp. Hanyuma mu gifaransa hakaba andi manota bita bemol. Ayo manota bita bemol mu cyongereza tuyita flat, cyangwa abakoresha ururimi rw'icyongereza bayita flat. Ni ukuvuga tuzabona ese dièse ni iki cyangwa bemol ni iki, tuzabona flat or sharp ni iki, ni amanota ameze gute, ni amanota akoreshwa ate, ni amanota bayabara bate, bigenda bite. So tuzakomeza kugenda tubibona. Isomo rya none aha ryari riri baze kumenya kuvana mu rurimi rumwe tujyana mu rundi, ko tuzifashisha cyane
za C, twifashishe D, twifashishe E, F. So nimvuga gutyo mujye mubasha kumenya icyo nshatse kuvuga ku bantu bari bazi amanota muri systeme y'igifaransa. Hanyuma n'ama bemol twabonye yuko ahinduka flat cyangwa se bavuga flat mu bakoresha systeme y'icyongereza. Hanyuma izitwa dièse zikaba sharp.